ntabwo biba byoroshye ku mubyeyi w'umugabo kuba ari kumwe n'umwana aticara ateguka. Nararwanye ngo umwana musabe mubane, yaramunyimye ariko bishaka kuba no kuba yaramunyimye yararebye no ku buzima akabona ko ntacyo namushoboza cyangwa se akabona ko no mu buzima ashobora kupfana cyangwa azize n'ibindi bindi kuko nari ndi mu buzima butanyoroheye. Ndamushimira rero kubwo kwitanga yagize akamuba hafi akamwambika akamugaburira. Imana imuhe umugisha mu minsi yabanye nawe. Ahubwo nanjye reka mushimire ko yamaze kumenya inkuru y'urupfu rw'umwana we agatabara kandi vuba kuko yaraye mu rugo ntabwo yarayaje ntabwo yaje mu gitondo kuva yabimenya yahise afata gahunda yo kuza. Rero iki ngicyo ndakimushimiye nkurikije n'ibyabaye nta nubwo natekerezaga ko ashobora kuza ariko nagiye kubona mbona yaje. Rero icyo ndakimushimiye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ijuru ni waho wabizera tuzimuka mwisi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza. Niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira impumyi zigira zabarengera. Muze mwese dushengere n'ijuru tuzimana n'umukiza. Muze mwese dushengere n'ijuru tuzimana n'umukiza. Kutwiyereka muri byose mu izina rya Yesu, amen. Kristo umwami yamya n'ab'igihugu cyose cyaseka. Lenga umukristo wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Genda umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho
bose baguwe neza nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu genda umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa mu ijuru. Nagira ngo numvaga hari wenda turi musoma ijambo hanyuma tukabikora rimwe nk'uko twabikoze mu rusengero, ariko hano hari akazi kakiriho. Ubwo tugiye kubanza kwa Gerogette hanyuma tujye gusoreza nanone kwa Adrien. Aba bantu rero nabyo ni ayandi mateka, abantu kubangikanya gutya kandi kugendera umunsi umwe no gushyingurwa isaha imwe itorero rimwe, nabyo ni ibindi ntawamenya icyo bisobanura ibi ngibi, ariko bivuze ko n'ubundi twese tugiye kubereba hano mu ijambo ry'Imana twumve igisobanuro cy'ibi turimo tureba. Indangururamajwi sinzi ko nta kibazo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 35. Ariko bamwe babaza bati abapfuye bazurwa bate kandi bazaba bafite mubiri ki? Wamupfuwe icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ndikiba gifite umubiri kizagera hanyuma. Ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko imibiri yo ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka ko bapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba ari umubiri wakavukire, hariho n'umubiri w'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza agaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Kuko ubutaka ari niko naho ubutaka bandi bari, kandi nkuko uw'ijuru uri niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nkuko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Amen. Nuko bene data vuga niki yuko bafite imibiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mamena ribanga ntituzasinzira twese, ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo Imana y'imperuka izavuga, Imana izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo.
amen. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen, haleluya. Izi nkuru nzisomye kugira ngo sobanure mu magambo magufi cyane, bitewe n'umwanya, kubera ko abantu bari butahe basubira kure. Tugiye guherekeza uyu mwana wacu niyo mukiza Georgette. Uyu mwana amateka ye mwayumvise ababyeyi bayavuze, hanyuma mu buzima bwe bwose yanyuze mu bihe bikomeye by'imibabaro, ariko araruhutse, aratashye, arazamutse, kuko Imana rimwe na rimwe imutanga. Buriya yaje ari amasomo. Georgette yavutse muri uyu muryango, yaje ari kaminuza, yaje ari universite, yaje ari segonderi, yaje ari primaire, yaje ari ishuri, kugira ngo mwebwe ababyeyi mubashe kubana na Georgette, hanyuma muzatsinde ikizamini, mutsinde ikizamini cyo kumurera neza, mumwihangana muri biriya faiblesse zose, mumwihangane mu burwayi, mumwihangane muri situation yararimo. Buriya Imana ishobora kuba yaramutanze ifite papasi, ifite intego yuko aba universite mu rugo iwawe, akaba yaraje ari ishuri. Noneho iryo shuri murasabwa kuritsinda, kandi mwana aritsinze, ariko murasabwa kongera kuritsinda, kuko ibyo nibyo umwuka ambishuriye. Ashobora kuba yaraje mwari mumutegereje ngo azabakora umurimo, ariko yarawukoze. Umurimo yakoze nuhe? Yazanye examen. Georgette yavutse afite ikizamini mu ntoki, afite ikizamini mu ntoki, agishira hariya mu rugo iwanyu. Avuka muri situation igoye, muri ibibazo bikomeye by'ubukene, hanyuma muramuhingana bya bindi byose mwavuze. Georgette muramwimukana mu ntara imwe, mumuzana no mu yindi ntara. Georgette muramurwaza. Georgette yaje ari examen, ubwiwe ni examen iri ku rupapuro, kandi examen yaje gukoreshwa abandi. First ababyeyi, second twebwe nk'abaturanyi ndetse n'abanyetorero. Georgette yaje ari examen, ariko examen yiwe arayirangije. Buriya ifirimbi iravuze, mwarimu atangiye kuramansa amakopi. Biranashoboka ko hashobora kuba deuxième session. Cyo nkundira ibizamini bigira ikizamini umuntu akora, yagitsindwa akabaho kongera kandi kugisubiramo, babyita deuxième session. Birashoboka niba ikizamini cya Georgette cyarabatsinze, habeho deuxième session. Deuxième session, kandi Imana itanga ayo mahirwe. Imana itanga amahirwe ku bantu yahamagaje, Imana itanga amahirwe ku bantu yaremye, Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Haleluya. Ariko ayo magambo murayumva neza? Imana itanga amahirwe, gitanga amahirwe. Umuntu itahaye amahirwe n'umwe gusa, ni Satani. Satani amaze gucumura mu ijuru, Imana ngo amaze kwishira hejuru, yamumanuriye mu isi. Hariya mu isi Satani aramanuka. Bibiliya ikavuga ngo ntiyongeye kugira amahirwe yo kongera kandi gusubira kuba umumarayika. Ariko twebwe twaracumuye, Imana iduha amahirwe yo kwihana. Yesu araza adupfira i Golgotha, Nyabihanga ku musaraba, turongera kandi tugira ubugingo buzima. Haleluya. Imana iduha amahirwe, ariko Imana ntigiha amahirwe, ushobora guha amahirwe. Ijambo sibyo rije, ndagira ngo muri cya akarongo cyane, muri cya akarongo ko niyo mukiza Georgette ashobora kuba yaraje ari umunezero wacu, ari examen. Ni examen, sinzi uko nayita, niba ari examen yihe, ariko yaba ari examen. C'est un examen waje, ni ikizamini cyaje mu rugo rwanyu ndetse n'abandi baturanyi, kuko hari abantu bari bamuzi. Impamvu ari ikizamini niki, hari abantu bari bamuzi ko arwaye ameze gutya, batamusuye. Abo nabo ni ikizamini wabo, kuko Yesu mu bibazo azatubaza azatubwira ngo nari ndwaye, ngo mugira gute harya, ngo muransura. Cyo kizamini nta bantu cyatsinzera. Hari abantu basuye Georgette, Imana ibaho umugisha. Hari abandi batamusuye, kizamini cyarabatsinze. Nari ndwaye, muransura. Nari nshonje, ngo mugira gute harya,
muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, hanyuma ngo nari mu nzu y'imbohe ngo muransura, natwe ngo tuzabaza ngo mwami twakubonye ryari, nawe azavuga ngo umwe mwabikoreye muri bariya na vulnerable bato ninjye mwabikoreye. Buriya Georgette ashobora kuba yaraje mu muryango wa Silas, ari Yesu waje afite examen kugira ngo mumurwaze neza. Examen ntacyadusinze, twaragitsinze. Abo cyatsinze Imana itubabarire, abo cyatsinze Imana igire gute? Ya intwari niyemera gutsindwa, iyo isubiyemo yongera gutsinda. Iri jambo muri Cyakarongo, ariko biranashoboka urupfu rwa Yesu narwo rwari rukomeye. Mbabwira ikintu rwakoze, ikintu gikomeye urupfu rwa Yesu. Bibiliya ivuga ngo urupfu rwa Yesu rwahuje Pilato na nande harigara nande hari, uzi ko muri abantu bazi basoma Bibiliya. Herode aravuga bati ariko Mana Yesu, ati Pilato uramumbaye koko n'uburyo namushakaga, naho ndi barakamenya ko ari umugambi wa Yesu wo guhuza Pilato na Herode. Barongera kandi ngo baruzura barasabana, baravuga bati yo turahuye we, ati kubwa umwami Yesu. Umwami Yesu amaraso ye ajya ahuza abara babiri abahindura kuba umwe. Aya maraso ya Kristo yongere kandi yongera agaruka. Urupfu rwa Kristo rujya ruhuza abara babiri bagira kuba umwe. Ryo ni ijambo rya kabiri. Ijambo rya gatatu, haleluya. Ijambo rya gatatu, Bibiliya iravuga ngo hariho ihame, hariho principe yo kubiba. Principe yo kubiba ni ukubiba imbuto. Ngo umuntu ngo abiba ngakabuto kenda kubishaka, ngo Imana ngikagaha umubiri wundi wayo musha, ngo umubiri yakageneye wundi mushasha. Buriya umuntu asarura ivyo yabivye. Umuntu abivye ibishimbo yasarura amasaka. Kubera iki? Kubera iki ndasaruye amasaka nabivye ibishimbo? Kuko nabivye iki hari? Ibishimbo. Sivyo se? Tasiye nimba ibishimbo nzasarura, ariko nimba amasaka nzasarura, nimba ibigori nzasarura iki hari? Umuntu asarura icyo yagize gute? Yabivye. Bibiliya iravuga ngo nitubiba neza tuzasarura, ariko nitubiba amahane tuzasarura. Nitubiba abandi bantu tukabiba abandi bantu nabo nyine, ariko tujya tubiba neza. Bibiliya iravuga ngo ububira mu mwuka ngo azasarura umwuka, ariko ng'ububira mu mubiri azasarura kugira guteyeme kubora. Banyarwanda tubibe neza, tubane neza mu mahoro kugira ngo tuzasarura amahoro. Haleluya. Umuririmbyi aravuze ngo biba mu gitondo imbuto zineza, biba mu gitondo imbuto zineza, byubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira kozera baze basarure, tuzatundimimba tuzanezerwa, nidutundimiba tuzanezerwa, nidutundimiba tuzanezerwa. Haleluya. Tujya tubiba ngo umuntu abiba imbuto ishaka, mwaruka Imana ikaya umubiri wundi mwiza yawugeneye. Ngo tubiba ikigori kimwe, hajya kumera hakamera ibigori byinshi kandi byiza bitoshye. Ziko tubiba ibigori byumye hakaza ibitoshye hanyuma tukabirya. Nawe warakiriye ukuntu nkunda ikigori? Ariko reka mbabwire, tujya tubiba ineza tuzasarura iki? Ineza. Bwana asifiwe. Hanyuma Bibiliya yavuze kandi ngo uyu mubiri tuwushyira mu butaka, mwari umubiri turawubibye, ari umubiri wo kubora, umubiri warwaye, umubiri wo kubora udafite imbaraga, ariko ngo uzazuka ari umubiri w'ubwiza kandi ufite imbaraga. Uzi ikintu gikomeye? Turashira mu itaka hano n'isanduka, mwabibonye namwe, twongereye itaka, dore ukuntu ringana,
ariko murebe uriya mwana Jerojeta, Yesu nahagarara mu kirere iri taka rizibwiriza rimurekure, azaba afite imbaraga yo kumena itaka. Haleluya. Kubera ko nazamuka uzazuka ari umubiri w'imbaraga. Adriya nazamuka azazamuka ari umubiri w'imbaraga, ntabwo ari umubiri urwaye, ni umubiri w'imbaraga. Ngo tubiba ari umubiri w'akavukire, hanyuma ngo ukazazuka ari umubiri w'umwuka. Tubiba ngo ari umubiri wo kubora, ukazazuka ari umubiri wo kutazabora. Tubiba ari umubiri usanzwe, ngo ukazazuka n'ubwiza budasanzwe. Bwana sifiwe. Uyu ni wo mubiri w'abera. Kandi mbabwira irindi jambo rikomeye nsoza. Bibiliya yavuze ngo, ijambo risoza mbabwira nuko uyu mubiri mureba tubibye ugiye mu butaka, ni umubiri w'intege nkeya urwaragurika. Yari mu bitaro hariya mwene data, nawe yanyuze mu bitaro byinshi, n'abantu bafite faiblesse, ariko ni ukuri umunsi wo kuzuka Yesu nihamagara itorero bazazukana imbaraga. Bibiliya ikavuga ngo nibo bazabanza ngo natwe dukurikireho. Niruzaduhagaze. Mwona ko mushumba afite Bibiliya? Murabona mushumba ko yambaye karuvani? Ese wa musaraba nawe usize? Nawe nari mfite umusaraba mu gitondo natenya mu itero rya mbere, ikoti siri nayo nambaye sinzi uburyo nawe usize. Ariko nyine tuba dufite ibimenyetso bituranga mushumba. Pasiteri wanyu ubu impanda y'imperuka ivuze aka kanya, dore mushumba ntiyabanza, dore habanza Jerojeta. Uyu duhagaze hano muri iyi mva, duhagaze aha, ntabwo twese twabanza. Dore abantu bafite amatwi yo kumva begera ijuru nabo nibo babanza. Bibiliya avuga ngo nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe abariho ngo duhindurwe, ngo dusanganire umwami wacu hehe? Mu kirere. Ni ukuvuga ngo nibo bafite amatwi, ariko cyane cyane abantu bariye igaburo ryera. Bibiliya avuga ngo nurya umutsima ukanywa n'aya maraso, ngo ni ukuri nanjye nzakuzura ku munsi w'imperuka. Ubu hari abantu bamaze umwaka hano bategera igaburo ryera. Ni bande batarya igaburo? Ugize ibyago ugapfa akanya, si byose? Mweruka igaburo ryarira? Rebera hariya, uheruka igaburo ryari? Nta narize n'igaburo arumva iryo ari ryo. Urwo uyu mutsima akanywa n'aya maraso ya Kristo, akarya n'umubiri wa Kristo. Yesu yararahiye aravuga ngo ni ukuri hakika ya Mungu, nanjye ngo nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ariko utaririye none ubu ku cyumweru koko niduterana mwaje mugakizwa mukegera igaburo ryera, wakora impanuka ukazanazuka, bakujyana hano muri byo ukazazuka kubera ko ari igaburo ryera. Imana iduha umugisha aba bazazuka. Nimuhumure ababyeyi, muhumure mama, areba wa mubyeyi ntabwo mureba. Kubera iki? Mumuzane hafi, uhumure, ngwino. Mbitse nawa iri josi naryambitse ikaruvani. Ariko mbabwire, guma aho ngaho, mbabwire iyi mibiri irashukana. Reka mbere ku buryo isukana. Nuja kugeza imyaka 60 abantu baraha, ingokore zaba zaracomotse. Izi zizacomoka vuba, keretse ugira Imana iguhamagare zigikwikiye zose. Ariko nugera 70 ziba zaracomotse, amavi yaracomotse, umeze gute warasinziriye. Niko bimeze, bizacomoka biri, bizacomoka zigwikikije, ariko bizacomoka. Mbabwire uyu mubiri ntubashuke, mwizere Kristo, mwemere Imana kugira ngo muzabe mu ijuru ry'iteka ryose. Imana idumusha mu izina rya Yesu. Amen.
ndagira ngo mufate uyu mubiri mwururutse namwe ni mwururutse undi ndasaba abadufasha mwururutse tugiye kuririmba indirimbo imwe Tasiye ni umuririmbyi mwiza Tasiye fasha indirimbo wateguye abandi namwe ni mujya hariya ubwo impanda y'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru habaye ya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranirize mu ijuru rye ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo zumva izina ryanjye nkitaba Yesu data azazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera nacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwisajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba murakoze cyane mwigira inyuma ho gatoya mwebwe keretse mubyeyi ahagarara aha n'abana mu gituza cya Kristo na Aburahamu kandi uzazuka ku munsi w'imperuka usinzire utegereze impanda uzahamagarwe ujye kugororerwa imirimo yawe kandi uri humure uzakomeze ube amahoro tukwifurije kuzabana n'umwami iteka Kimirana Adrien umubyeyi turagushimiye ko wumviye kandi ugendera muri gahunda z'itorero ubwo wazanaga rekomandasiyo tukakwakira waje ukora imirimo yawe mu gihe cyawe n'iyindi wayikoze ndagira ngo muze namwe duhere kuri bariya babyeyi nimufate izo ndabo namwe musezere ngwino namwe amen muhe mwarimu nawe asezere murakoze cyane
ndagira ngo n'ubundi kubwo gucungura umwanya wacu ndaza kubasaba ko mwigireyo abana bari hehe bari abana mwasezeye muzane izo ndabo nazo abana basezere papa wabo nuko mana musezere imfura yanyu mushiki wanyu mukuru wanyu Imana imutuza heza araruhutse muhumure kandi nta mahirwe ko mumuherekeje hanyuma bari abana nabo yego bebe ngaho namwe abana nimusezere umubyeyi wanyu mufate duke kugira ngo n'abana nabo mwihangane bana mukomere isi araruhutse tugiye kuririmba indirimbo turirimba baraba bakora umurimo mufate mwongere kandi musubire hariya kubera ko rino taka ni vumbi ryinshi mwigireyo ababasha gukora akazi bagakore bisanzuye natwe twigire inyuma hariya n'abandi twigire inyuma hariya hepfo hariya byaba byiza noneho abaririmbyi turasubira hariya mwisi ndumushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rw'Imana ajya runyereka manifuza cyane kugerayo niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo hose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano uhora undengera nugenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nibwo nzakumenya nk'uko nzimukiza niratwira imbere yawe ko tuzaho niho nzakumenya nk'uko nzimukiza niratwira imbere yawe ko tuzaho urugo rw'Imana ajya runyereka rurora runyegereye arumishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niho izicarwamo natowe na Yesu kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga uwihanganye zaragwa icyo gihugu dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye bamaso utunganya iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje twizeye rwose kuzabona icyo gihugu ko kiri dutegereje gusa uwaducunguye ibimenyetso bitwereka kwagiye kugaruka bitwereka ko wa munsi wegereje
dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje umutima wanjye bamaso utunganya iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba kandi ukazwagarira mu bicu haleluya haleluya azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye bamaso utunganya iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye bamaso utunganya iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje kandi abantu benshi iyo ndajya iyo ndizera kugira neza kw'Imana mwe mwitonze bariya namwe hariya ndabaha gahunda uko mubigenza Sirasi mwe mwitonze reka baze hano umubyeyi ari hehe umubyeyi mwebwe mwigireyo rero abo bitareba muheze umuryango hano bo igirayo papa igirayo mama mumushiro mama wanyu hagati mumushira hagati ya ngane mumuherekeresha indabo mushiraho ku musaraba ariko munashiraho n'indabo ntacyo bitwaye mushire indabo yego Imana imutuza heza murakoze cyane mureke iriya foto y'umuryango ifoto gusubirayo hariya mwese iyo foto bayifotore muze mufatanye nawe abana mwigire hariya mwigireyo wowe gumana n'umugore wawe ahangaha hanyuma abana namwe okay nawe n'uyu nawe n'umwana wanyu jya hariya kuri bebe hirya uyu nguyu ni mumuhindukize jya hariya nawe jya hariya usange bebe ya umusezerere reka Tasi yaririmba igitero kimwe hanyuma aririmba n'ubundi murahita mufata n'ifoto yanyu y'abadasigana abadasigana very good murakoze cyane musubire hariya ururabo mwaruzanye ururabo rwanyu ruri he mwigireyo namwe mwigire ifoto yabaye musubire hariya namwe abadasigana mwagira hano hafi dufate ko ururabona n'umuryango wa Sirasi muririmba iyo ndirimbo yanyu reka turirimbe yayindi ivuga ngo nzakwamburwa wa mubiri we nzakwamburwa wewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira yewe wasiwe ijuru
murakoze cyane reka dusoze igikorwa. Data mu izina rya Yesu turagushimiye tuguhaye icyubahiro. Uri Imana irema, uri Imana ikuza, uri Imana ibeshaho, uri Imana kandi ijyana uwishaka, urabiba ugasarura. Turagushimiye mwami ku bwa bene data wazanye hano muri iyi si. Ku iminsi bari bamaze ari byo bakoze bikomeye kandi by'umwihariko. Turagushimiye nanone ko abazamuye bavuye muri uyu mubiri bagiye kubana n'abera bose. Mana turasenze kugira ngo aba bose imibiri yasizwe, aba babyeyi imiryango yasizwe n'ababo uyihumurize, kandi inyigisho twumvise haba ariya mu rusengero ndetse na hano mwami zikore ku mitima y'abera bose kugira ngo bahinduke, tuzasanganire umwami wacu mu kirere turi kumwe n'abera bose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka gutandukana kwacu kubukwera, abataha batahe bagere mu ngo zabo amahoro, kandi imiryango uzayisura umunsi kundi. Kugirirwa neza n'Imana bikomeze kubana natwe twese. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data, kubana no gufashwa no kurwa n'Umwuka Wera bijyane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mutane n'amahoro y'Imana. Gahunda nizo na gahunda mu miryango nazo nizo. Yesu abamugisha, kandi turabashimiye mwese gutabara iyi miryango. Imana ibamugisha. Amen. Cyane Perezida Yesu ashimwe. Dore niwe muntu rero wamuritse Sirasi egera micro okay. Sirasi niwe wamumuritse, ngira ngo uyu munsi rero nawe n'umudasigana twaje kumufata mu muryango, ngira ngo gato mbere ko wenda nakira abadasigana family. Perezida ari hano nabo bakorana mu badasigana bose bari kumwe hangaha, ngira ngo udufashe kugira ngo bize kugenda neza cyane. Narimo mvuga ndagira ngo tubanze twihanganisha umuryango wa Sirasi ndetse na Helena madamu we, mwihangane ndetse n'abana, ariko kandi no muri rusange turihanganisha umuryango mugari w'abadasigana family. Mwese mwihangane, ariko kandi ibyiringiro byacu biri ku Mana yuko uwo tumaze gushyingura cyangwa se gusezeraho bwa nyuma tuzamusanga mu ijuru nk'uko ibyiringiro byacu biri. Ndagira ngo rero nakira abakunzi bazaboneka ndetse n'Impanuro TV tubashimira cyane uko mwabanya natwe mu muhango wo gushyingura, ariko kandi nanone twifuza gufata umwanya muto cyane kugira ngo twumve uko Sirasi n'umuryango we bameze mu mutima ndetse n'abadasigana family. Ndabizi mwese ntabwo mwabasha kuvuga, ariko dufite perezida wacu ari buze kugira icyo tubwira muri rusange, ari nabyo nifuzaga ko nakira Pasi kugira ngo aze guhagararira ino gahunda mu minota mike dusigaranye. Ndabizi ko abantu benshi bavunitse, twafashe umwanya uhagije kugira ngo dusezereho umwana wacu, ariko kandi ntitwabura n'icyo kuvuga nk'abantu twizera Imana, nk'abantu dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, nk'abantu twizeye ko Kristo azagaruka gutwara itorero. Ntabwo twabura ikintu tuvuga, turacyakomeye nubwo tubabaye, ariko turakomeye. Niyo mpamvu twumva aricyo tugomba kuvuga, kandi gishobora no gukomeza n'abandi no mu bihe by'imibabaro baba barimo. Batoya mu gihe cyo mutubwira kuri uyu munsi ukomeye cyane ku muryango wa Sirasi, nk'uko mwanatabaranye n'ingoga ejo bundi nta minsi ibiri iciyemo n'ubundi tumaze gutabara vandimwe yarapfushije umuvandimwe we na mama wa Rori. Ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane badasigana n'uyu munsi bibaye bikurikiraho kwa Sirasi. Ngira ngo mutubwire uko bimeze. Murakoze cyane, turi mu bihe bitoroshye by'umubabaro kubwo kubura abantu bacu batandukanye, by'umwihariko uyu munsi twaje gutabara umuvandimwe wacu Sirasi. Sirasi ni umudasigana wujuje ibisabwa byose, aritanga akitanga mu bikorwa by'urukundo tugira byo gutabara abandi, byo gushyingirana, byo gufasha abababaye, gusura abarwayi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero ni umunyamuryango wacu mwiza ukora ibisabwa byose, ntabwo rero twari kubura kuza kumuba hafi ngo tumutabare. Rero twagira ngo tumukomeze, tumubwire ngo humura, ntago uri wenyine, uri kumwe n'umuryango w'abadasigana, tuzakomeza kubana nawe, turagukunda, kandi turizera tudashidikanya ko byagenda kose Imana izaguhoza amarira kandi izakugirira neza.
uri kumwe n'abadasigana ntuzaba wenyine, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu gitondo, nujya uhura n'ikibazo ujye uduhamagara utubwire, tuze tukube hafi, tuze tukuganirize, tuze tugushyigikire, turi hafi yawe mu bihe byose, kandi tuzakomeza no kubana, ndetse na madamu wawe nawe Imana ikomeze kubakomeza ibagirire neza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbere y'uko wenda twakira Silas, numvaga nifuza kukubaza akabazo gatoya mu izina ry'abadasigana family. Silas ndetse na madamu we bahuye n'ikigeragezo nk'uko pasiteri yabivuze, ni umwana wavukanye ikaramu ndetse n'urupapuro rw'ikizamini bagombaga guhura nacyo mu myaka 15 yose umwana amaze. Nagira ngo nkubaze, ukurikije uko uyu muryango witwaye, madamu we ndetse na Silas muri ikigeragezo cy'imyaka 15, urugendo rwe rukwigishije iki, ndetse n'abadasigana family, urugendo rw'uyu mwana n'uburyo barwanya intambara kugeza mu myaka 15 kugeza ubwo umwana atashye? Ni ikigeragezo gikomeye kandi kitoroshye kugira umwana ufite iyo myaka utava ahantu ari, urya uko bamutamitse, udashobora kwiyuza, udashobora kwitamika, udashobora kwimura ahantu ari, ukabana nawe iyo myaka yose. Ni ikigeragezo gikomeye, ariko turashimira Silas n'umuryango we na madamu, mu by'ukuri bahagaze nk'abagabo, bahagaze igitore, bahagaze igitwari kugeza kuri iki gihe, kugeza kuri aya masaha Imana yisubije uriya mwana wabagaho muri buriya buzima, kandi no mu bigaragara nabo badafite ubushobozi bwinshi bwabasha gutunga uriya mwana mu bihe nka biriya. Mu by'ukuri babaye intwari, bahagaze igitwari. Isomo umuntu yakuramo ni ukwihangana ugategereza Imana. Rero turabashimira ko bihanganye bakabana n'uriya mwana mu buzima bwari bugoye kuriya, bakamufasha byose ntibamwinube, kugera kuri uyu munsi Imana yamwishubije. Mu by'ukuri twavuga ko babonye amanota meza, kuko bagerageje gukora ibyo bari bashoboye byose kugira ngo umwana abashe kubaho, nubwo birangiye Imana imuhamagaye, ariko mu by'ukuri babaye intwari. Murakoze. Biragoye kwakira cyangwa se kugira icyo ubaza umuntu udukurikiye, niyo mvuga ntibiragoye kugira icyo baza umuntu wagize ibyago, ariko mu nkundire mbaze gato cyane madamu Silas, umubyeyi wamaze amezi 9 atwite umwana kugeza ubwo amubyaye. Ni igihe umuntu atajya yifuza kumva cyangwa se kubonesha amaso kumva umwana wabyaye cyangwa se wibarutse yitabye Imana, ariko madamu Silas ndabizi n'umubyeyi w'umunyembaraga. Uyu munsi umeze gutya, wijimye gutya, cyangwa se uyu munsi uteye agahinda gutya ku buzima bwawe, ni iki ugusigiye nk'umubyeyi warumaranye imyaka 15, umwana ababara, meze nabi, ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye? Twese twagiye tubibona, ngira ngo abadasigana barabasuye, nanjye nagiye mbasuye inshuro nyinshi n'abadukurikiye, wenda umwana baramuzi, ariko uyu munsi ugusigiye iki mu buzima bwawe? Murakoze. Nk'uko mwabivuze, nijye mama w'umwana, niyo Mukiza Georgette. Twabanye mu gihe waduhuje kubw'uyu mwana wacu Georgette. Ni umwana twabyaye, ari umwana mwiza, turamwishimira cyane. Akurana ubwiza budasanzwe, akurana ubwenge budasanzwe, ariko Satani ntiyabyishimira, amuteza uburwayi bukomeye cyane. Turababara, turagurisha ibintu bidushiraho, twicwa n'inzara, turasonza, ntitwagira umwiryane, ariko ndashima Imana kubw'uyu munsi wa none. Kubw'uyu munsi wa none, kuri iyi tariki ya 4, Imana yo mu ijuru yarebye ko ari ngombwa guhamagara Georgette, umukure mu mubabaro amaranye igihe imyaka 15, aribwa ababara. Ntabwo yari aryamye gusa mu buryo bwo kutiyegura cyangwa n'ibindi bindi, yaranababaraga, akaribwa cyane. Yakundaga kuribwa cyane, agataka, ashoboraga gutaka ari nka hano umuntu uri hakurya iriya kumva. Uwo mubabaro rero twarawubanye nk'ababyeyi. Hari n'ikindi gihe twabonye yashize nk'uko turamwambika, hashize umwanya tubona yahembutse, turongera turamwambura njye n'umugabo.
twaciye mu bintu bikomeye cyane rero hari n'igihe umugabo yagiye mu masengesho y'iminsi 7 ajyana amazi mu butayu ndabyibuka ari mu mwobo n'igiti kiragwa kiraza gitwikira umwobo yari arimo Imana yohereza umuntu kugikura kugira ngo avemo nibwo yatashye asanga umwana yapfuye turamwambika ariko Imana yongera iramuhembura twaciye mu bintu byinshi cyane rero kubw'uyu mwana kuko mushumba yabivuze birashoboka ko yaje ari ishuri ryacu se cyangwa n'abantu ku ruhande cyangwa imiryango inshuti n'abavandimwe cyangwa se itorero muri rusange nta kintu kibaho kitarimo inyigisho cyangwa se nta n'ikintu Imana ikora iri guhomba ibintu byose Imana ibyo tubona ari bibi hari igihe Imana ibibonamo nk'igisubizo cyangwa umugisha kuko ndumva mu kuva ibice 4 Imana ijya guhamagara Mose hari uburyo yabicishijemo n'inzira yabicishijemo irangije iramubona kandi arayikorera rero hari uburyo nabwo Imana wenda yashatse gucisha muri iki kibazo kuri Jorojete kugira ngo abantu bakizwe cyangwa se bemere cyangwa se mu kimwe abantu babone ko Imana ntayikora cyangwa ntayidashyira ntago byumvikana kurwaza umwana imyaka 15 atiyegura cyangwa atarya benshi cyane banarwana cyangwa se bakanatandukana ariko shimye Imana ko no mu kibazo twagize Jorojete atari wadutandukanyije cyangwa se atari watumye tubisikana gutya gusa ni Satani wabonye byaranze ko twatandukana ku bwa Jorojete n'inzara n'iki twararaga ubusa tukambara ubusa tukaryama hasi abona ibyo ntibivuyemo ashakisha izindi nzira ariko Imana ifite impamvu kandi nabyo bizarangira rero muri aka kanya shimye Imana kandi namwe mbashimira abahanzi muri rusange namwe abanyamakuru mwakomeje kutuba hafi imiryango n'inshuti mwakomeje kutuba hafi ni ukuri ntabwo biba byoroshye kubona abantu bakuri hafi bingana gutya kubyakira bakimara kumamagara bangira ko umwana yapfuye byangoye birangora biranandushya cyane ariko hashize umwanya ndavuga nti umwana ni jyewe namubyaye mugera ku giseta gutwita amezi 9 ndamubana reka niri gutererana abandi twaje rero batwakiriye umwana turamushyingiye turamuherekeje Imana imwakire kandi n'abatureba bose mukomeze kudusengera no kudufasha kugira ngo ibikomere dusigaranye nabyo bibashe gukira Imana ibahumugishe hari ikibazo nari ntekereje nari kibaza hari icyo yenda muri buno buzima bugoye mwanyuzemo hari ikintu wabwira papa w'umwana yenda mu buryo bwo kumukomeza kugira ngo yenda yumve ko uyu munsi nawe hari humure rije ku mutima hari ibyiringiro bije ku mutima nanone uyu munsi yego ni byiza ntabwo biba byoroshye ku mubyeyi w'umugabo kuba ari kumwe n'umwana aticara ateguka nararwanye ngo umwana musabe mubane yaramunyimye ariko bishaka kuba no kuba yaramunyimye yararebye no ku buzima akabona ko ntacyo namushoboza cyangwa se akabona ko no mu buzima ashobora kupfana cyangwa azize n'ibindi bindi kuko nari ndi mu buzima butanyoroheye ndamushimira rero kubwo kwitanga yagize akamuba hafi akamwambika akamugaburira Imana imuhe umugisha mu minsi yabanye nawe ahantu kugira ngo birumvikane cyane ntabwo byoroshye kubona amagambo umuntu yabwira ababyeyi bagize ibyago ariko Silas ndabizi ko ari umuntu w'umugabo ndabizi ko ari umuntu Imana yahaye kwihangana kandi no muri ino myaka igera muri 15 ntekereza yuko iri shuri yaryize neza ku buryo ari umuntu ukomeye ku munsi nk'uyu atabura ikintu avuga Sira uyu munsi ugoye nk'uyu nguyu igusigiye iki mu buzima bwawe bon reka mbanze mbashimire mwese nanashimira n'Imana kuko kugira ngo nari ndi kumwe nawe umwaka n'amezi 3 birashize nari ndi kumwe nawe nyina dahari ariko njyewe nshimira Imana ko yakomeje n'ubundi kunshoboza ko ntabwo n'ubundi atashye nk'uko abandi bashobora gutaha nta kintu yabuze mu buzima bwe na kimwe cyari gutuma wenda ataha ku mpamvu z'uko wenda atafashwe neza cyangwa se atitaweho ni nk'uko n'abandi bashobora gutaha kuko nubwo yatashye arimo aragaburirwa ari gufata ifunguro ashiramo umwuka arimo ararya
ubwo rero urumva naho ikimenyetso kinyereka ko umwana wanjye yagiye mu ijoro. Njyewe uyu munsi ikintu nsigiye, hari akandi kantu nize kuva ndi umwana ndi mu ishuri kugeza n'uyu munsi ndacyari mu ishuri kandi ndakomeje no kwiga. Rero ntabwo ishuri nshobora kurihunga nkiri hano mu isi, ntabwo bishoboka. Ikintu uyu munsi unsigiye byinshi, hari ibyo nungutse, hari ibyo menye. Ni ukuvuga ngo mu masomo nize hari amanota nabonye mfite. Uyu munsi unsigiye amanota. Murakoze. Silas urakoze cyane. kugira abadasigana kugira ngo ko pastor kitubwira ko dukeneye cyane. Nicyo nanigiye kuvuga, nanigiye kubaza Silas nti urabona ko urinze bufatana uke kumwe n'umuryango witwa abadasigana family, ntabwo nasoza nta kubaje nti aba bantu uyu muryango umeze gutya nanjye nifuje kujyamo, naranditse ariko ntabwo baranyakira, sinzi impamvu. Tuzakwakira. Ariko umuryango umeze gutya ukundana bingana gutya, mumaze kugira ibyago inshuro zirenga zingahe mu muryango, ariko n'uyu munsi muri kumwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma muracyari kumwe, baracyari kumwe nawe. Ni iki wabavugaho? Abadasigana se mwumvise ko nk'uko umuyobozi yabivuze, impamvu nemera, reka mbabwire, impamvu nemera nkakora ibishoboka byose, nkanareba n'umuntu nguzi, ariko gahunda z'abadasigana ni umumaro nzi w'abadasigana. Rwose pe, buriya ikintu nagiye kwemera, umuntu witwa Silas, ngewe ikintu nagiye kwemera mba nabanje kugishoza, mba nagifatiye igihe kinini, icyo kintu kiba gifite gahunda. Ntabwo buriya bana yanjye mfite umutwe nazo kumeza, mfite amagurupe menshi mbamo, mfite imiryango myinshi mbamo, ariko abadasigana baba ku mwanya wa mbere. Rero abadasigana babanganye iki? Imana ibamugisha. Reba ijoro ririnze rinagwa tukiri kumwe, mudasigana uko yaje mu gitondo n'uyu dore na n'ubu ngubu baracyari hano. Hari ikintu Kandi abandi bagiye. Hari ngo dusorezeho abadasigana nyine ntibagenda ntibasigana. Hari ijambo madamu agushimiyeho wowe kuri uyu munsi, ngira ngo mwagiye mugira mu byago bikomeye cyane, ariko kije ari karundura, kije gitunguranye, kije mu buryo nk'ubu bukomeye cyane. Niki kintu wakongera kwibutsa mama w'umwana, niki wakongera kumushimira ku ruhare rwose rwabaye hagati kugira ngo uyu mwana ageze, kuko akaba yaranatashye kera, ariko kuba hari nuko Imana agiye bashoboza. So niki kintu wakongera kwibutsa umufasha wawe? Icyo mwibutsa se, nicyo mubwira ndamushimira, cyangwa se muri rusange icyo mwibutsa, mama w'abana nta kintu atibuka, nta kintu atibuka, nta n'icyo yibagiwe, ndabyumva, nta n'icyo yibagiwe. Ahubwo nanjye reka mushimire ko yamaze kumenya inkuru y'urupfu rw'umwana we, agatabara kandi vuba, kuko yaraye mu rugo, ntabwo yaraye aje, ntabwo yaje mu gitondo, kuva yabimenya yahise afata gahunda yo kuza. Rero icyo ngicyo ndakimushimiye, nkurikije n'ibyabaye nta nubwo natekereza ko ashobora kuza, ariko nagiye kubona mbona yaje. Rero icyo ndakimushimiye. Imana imumugisha rwose. Helena, ariko nawe ndumva nifuza ko atasubirayo mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Mwongere muvuge ngo amen. Icyo ni icyifuzo cyanyu, sibyo se? Icyo ni icyifuzo cyanyu. Imana nayo ifite icyifuzo cyayo, natwe dufite icyacu. Ahubwo mukomeze gusenga. Amen. Abifuza gufata mu muryango, aho gufata mu mugongo umuryango wa Silas abasigaye, ndire ngo Silas mwaduha nimero za telefone cyangwa se uburyo ki runaka, umuntu ntabwo ndashaka kugura bayita peteroli, yego, kugira ngo bize kugenda neza cyane. Ni 0788409265. Nige neza nitonze. 0788409265. Kugira ngo nagere neza, reka nahere natubwe nimero ye nk'umuryango, bize kugera neza gahunda zacu. Mama Helena, ngewe umurongo wa MTN ufite ikibazo, ntabwo
ariko keretse Airtel ni 07 3 680 19 3 2.